Ntabwo uzi Kiramani? Akenesi niba utamuzi urajya kumubwira. Ariko gutsimbaraye kuri uwo muntu. Niba utamuzi tumunamusimbuki tugakomeza kuvuga ku muntu utazi. Wagira ngo niko kuvuga ngo. Twagiye. Ariko ngo ntabwo uzi Kagame. Nzi ko ari president. Ndamubona. Kiramani tumwere utamuzi. None wowe urabwira ngo Kiramani wademene ngo Kiramani. Muhuye n'icyo wamubwira? Duhuye nde? Inde. Akanyasigaye. Inde mbwira wona nahura nawe. Kiramani. Simuzi nahura n'umuyaga n'umuntu nazi. Ndakubwiye ngo ugiye muri toilette ugasekeranya nangwa umuntu indiscipline umuntu ufite discipline ntabwo yemerewe guhamagara umuntu wagiye muri toilette. Patrick nangwa ye gira usohoke okay uzi witabire hanze ariko ndani oya ni bibi cyane biranabujije guhamagara umuntu ugiye muri toilette ari uhamagara you are mad you are foolish ari witabye nta muntu waguhamagara muri toilette nisakaje mu mutwe nta muntu waguhamagara muri toilette ashaka wiki watinzemo kireka niba ashaka kuzana gasahani ashaka ngo muzimanire akabaza ibyo ngiye gukora okay akavuga aiwe umuzimanire amazina wowe uzi ko ngiye gukora igikorwa cyanjye yego kibi kandi kitari cyiza ni kibisi none wowe uraje nk'ufite besoin izo besoin zawe rero zo guhamagara hajya bamukoresha ubwiherero umwe akabona watinzemo inde uwo muntu uje muri toilette kireka nawe niba ashaka kujyamo nategeze ndangize ibyanjye nawaze cyangwa za isahani nangwa ashaka handi nangwa za nagasani muzimanire wewe washatse ufite ingahe 20 n'ibiri ko washatse ukiri muto ushobora kuba warakunda gusambana cyane none se gushaka niko gusambana ahubwo washatse abagize neza abanyuze mu nzira nziza wakoze ubukwe kandi none se kuki ufokasinga ko umuntu ushatse afite imyaka 22 abagiye gusambana umusore w'imyaka 22 warezwe neza akiga akarangiza amashuri ye nuvuga ko yemerewe gushaka umugeni igihe icyo cyo cyose umwana w'imyaka 15 muri icyo gihe usibye ko babibujije ubu bikaba byemezwa ko umwana w'imyaka 18 amaze gufatiranga muntu yemerewe gushakwa ubu nukuvuga ngo abantu bari mu rujijo kubera ko ubu tugeze mu gihe cyo kuvuga ati mu byarabo mushoye kurera kubera ko nushaka gukurikira umwana w'imyaka 15 biriya no kumwangiriza ubuzima 15 ubwo no kwangiriza umwana ubuzima ubwo se nawe ufite imyaka mike nta kazi ugira ukaba utangiye kubyara abana uzaba utabahote utabishe abantu ndashoye kurera nari mfite ubushobozi bwo kurera icyo gihe nakoraga mu igaraje Sedek Motor Trading kumva bashatse kera navuye mu ishuri ako kanya mpita njya gushaka amashuri y'umwuga nkora mekanike sanga ntago bishobotse nta musaruro urimo none nkora iki nkora peinture icyo bita debosselage uramutse wanyoye urwago nuko ntashobora kuvuga ngo ndashyiraho imbwa iry'umuntu uhumura inyama nangwa ibindi niba nuko urwago ukazi wanjye ntabwo ushobora kwinjira muri sale wanjye reka oya no kuguma hanze we kandi nawe urumwa ndashaka ntabwo nk'urwago nurwa wanzo ndakarugaruza ndiko sinshobora kuwumva mitsingi zagiye nubwo naziretse banzo vusa sinzi ibyo bangwa niba bangwa ikigage niba bangwa ibiki sinamenye ibyo bangwa bikabaturubura rero simbizi ariko nzi ko umuntu umwe ari umuntu umwe unywa utuyoga tuciritse twamagana utwo tuntu tuwanye utwo tuwanye uratuzi nge sinshobora kumenya tunuru ntabwo nshobora kumenya kandi ubinywa ntabwo nshobora nyoye tunuri nabanywa amabyi amabyi ngira ngo yakunda kanyo akunda amabyi hari ikindi iki kigorogoro nacyo kidashaka ahubwo bavuze ko ari ikiremba biriya ni ibiki kabishwe nawe nangwa nawe yabonye iyo pankarite yo kubikiremba yabonye iyo diplome y'ubuzima ni ntuza ni ndamwibagiye n'akagabo kagufi ndakibagiwe nakariyize ariko nubwo kuba iki kiganiro cyacu karimenye kuko aramenya umubiri we amenye n'uwo bavugwa ari uwa kabiri si wose ahubwo urashaka uwa gatatu banza ari umugore utarashatse nawe ntabwo yashatse umugore utarashatse ntabwo yashatse nawe ni nk'abo abagabo nibo bavuga gusa ngo barashaka ega n'umugore nawe arashaka oya tuvuga abagabo neka da mukarushanga afite kuko igihe uhuye n'umugore uramubaza mukarushanga afite umugabo yarabyaye yose yabyaye ku giti nyina wa Mbogo afite umugabo yarabyaye ese muracyakundana gukundana ni iki mwakundana gasa toka satani kwa jina la Yesu genda satani wambaye uruhu rubi toka muramubona Kanyombya bamwita Kanyombyino reka tumusure nawe tuganire nawe arimo ararya umunyenga ibi ngibi nibyo bita retour d'âge yavango retour d'âge ni ibingibi bavuga handi usanga ibintu umuntu yakoze byakabaye yarakoze ari umwana
arimo kubikora ari muzehe. Ibi bintu nibyo mama mubwira nyamuneka, arimo ararya umunyenga byakabaye yarabikoze ari muto. Abanza afata ifoto. Haya mbibutsa ko nyamuneka niba utarakora subscribe kuri None TV urimo urahomba cyane, kuko hano niho honyine mu Rwanda ukura show y'umwimerere, ukura show ya mbere, ukura show ku byamamare bigiye bitandukanye. Urimo uragandisha? Uzi kurandisha se? Subiramo twenty. Nari. After. Urakatira muri frame. Nari. Yes. Muramubona nababwiye ngo niba utarakora subscribe kuri None uri mu bihombo, kandi ntuzambazwe rwose nuba utishimye kuko utakoze subscribe hano. Ibyo bintu nibizambazwe. Internet yawe wiyimarira ahandi hantu, ni hano honyine haba show, ni hano hantu haba show y'umwimere. Kanyombya yanze gusaza, umusaza nasaza. Uramubona wagusigare taza kuri cyumunyururu. Araka muze yaryohewe. Narababwiye ni ibintu nyamuneka nibyo bita kwirukana imyaka. Hano ugasanga umuntu ni mukuru ariko weteka imyaka nyirukane, nanjye nongere ndebe umuje. Niyo mpamvu umuntu Kanyombya atajya asaza, ni izi siporo zose aba yibereyemo, niyo mpamvu ubona adasaza. Yita Kanyombya arari nyonze. Bose ngezo gato tukara agatamunera siyo kene agatamunera gasa nakamuhiritse mukora yerega ni handi mandi bukubitije siyo. Kanyombya hano murabona ko kirimo kwirira umunyenga. Nababwiye ngo niba utarakora subscribe nyamuneka, internet yawe nizambazwe. Urumva channel yitwa None TV. Yego nuko ngo None TV hejuru niho hantu honyine haba hari imyidagaduro, haba hari show utasanga handi, haba hari ibyamamare bitandukanye mu ngeri zitandukanye, haba hari content twiza turi mu bwenge utasanga handi. Hego ako karabaye. Iyi mvura itumye show yacu tuyimurira mu gikari. Muze Kanyombya sinzi impamvu atarimo kuza, n'ibigare ryamukubise hasi, simbizi. Byaba ryamukubise hasi Kanyombya. Imvura imeze nabi. Cyangwa dukora imvura imeze nabi. Akagaragu neza ko akugushisha. Ni imvura y'amabyi rwose. Ntabwo kinyumvira nawe na imvura y'amabyi baho. Kanyo nawe ugivuga ibintu. Nawe wadukurikiye bari ku meza. Ari ku meza se. Sivuga imvura y'amabyi baho. Nyene gusangira nabo se. Nyene gusangira nabo. Ariko cyo mutajya mugira ibintu ngo mugire ikintu cy'igikorwa muvuga ukuri. Ahubwo cyo kuna kuvuga ibintu bipfuye. Ifu apere ko sho personal. Ugomba kuvuga na wa muhanzi umunyamerika gupostinga arapostinze ibintu bipfuye. Motherfucker. Ariko se kuki yagize amahirwe agwa ku kantu nawe urakarishisha bakavuga madafaka. Kuki wowe udashobora kuba mu Kinyarwanda kavuna umuheto? Ubwo nicyo bivuze. Niko kavuna umuheto. Nicyo bivuze se? Bigutwaye iki? Nicyo bivuze. Kavuna umuheto ni ukuvuna umuheto, ugafata umuheto ukavuna. None ngo imvura y'amabyi. None ajumye kuri mukuru. Ubuzana wabadukurikiye bazakwigira iki? Impamvu tuvuga ko ari imvura y'amabyi yica business, ituma abantu badakora, ituma abantu bigahura n'amabyi. Babati niko bimeze. None se wajya muri toilette iri kunuka nangwe mu bintu nk'ibyo ngibyo. Kujyana y'umunwa. We kujyana ururimi. Uvuga kandi ruri hanze. Reka no kubwira. Ibintu byose urareba abantu bananiwe gukora. Bananiwe akazi. Bananiwe nibuze no gucuruza imineke koko. Wowe ukora iki? Kubwira ari akazi katananiranye, katagomba kujya ku ishuri. Yego cyambere. Gucuruza imineke. Avoka. Ubunyobwa. Ibisambusa. Guhinga nabyo bigomba amashuri se. Kandi abantu babyigira. Haba ministeri y'agriculture, haba amashuri yo kwiga ubuhinzi. Utagiye no muri iryo shuri kubera ko ufite amaboko, ugomba kuyavana mu mufuka ugahinga, ugafata isuka igura. Wowe ukora icyo birimo urimo ubwira abantu barayikora. Rega nicyo kintu cyakiriwe. No gukoresha imitwe birakunaniye, usibye imitwe yo kwiba.
sinzi ukuntu ushaka kujya impaka zigeze aho ngaho. Ikindi no gushaka umugore no kujya kwiga, ko nari nabona ama université nangwa se école secondaire nangwa primaire batanya bavuga ati kuzashaka umugore bigomba kujya kwiga. Ibyo nabyo bikunaniye gushaka umugore, bituma ngo uzapfa mudashatse. Ni bandi ubona banze gushaka wa mbere. Hari umwe nigishije twabanye muha inzira zo kuzajya muri mu buzima bwiza, kuzihangira imirimo. Nyagahene sinamushakiye imirimo se? Nyagahene nta mugore arashaka. Nyagahene sinamushakiye imirimo. Yego no wa mbere utarashaka wa kabiri. Twe na Nzovu washatse mu buryo budashobotse butemewe n'amategeko. Igeri kandi ku mutwe nabyo bajya kwiga ku ishuri. Undi muntu nane gushaka byana. Ushaka gukorera umuntu reka mbwire. Ushaka kuvuga ati ngewe ngiye kuvomera amazi. Ndagwa amafaranga tuvuga 100. Kandi ubushize wavuze ngo without money without wife. Iki? Sovuze ngo without money without wife. Without money se gihe ushatse amafaranga wafashe bido ukavoma amabido nka 300 mu kwezi. Ubwo se wabona ko wabura umugore? Nicyo gituma nkubwira ngo umugore se wabwa n'injeka. Mu Buhindi. Umugore umuhabwa n'injeka. Reka mbikubwire mu Buhindi. Mu Buhindi kugira ngo umuntu azabone. Vanga ibintu. Amabido 300 n'umugore byahurira. Ntibaguhemba se? Ugafata amafaranga ukazigama. Injeka ni si 100. 100 inshuro 300 nangahe? Nangahe? 3,000. Ibihumbi 3. Ngaho 30. Gusa umutwe wamenetse. Amaboko yabavuyeho. 30 mu kwezi sakaza kumareke. Ibihumbi abingahe? 30 mu kwezi. Wakoresha iki? Hano hanze hari abakozi bo mu rugo bahembwa ngahe? Nibitunze se? Abakozi bo mu rugo kandi babarya mu rugo byose ari mu rugo. Ari 30 nayo basaving. Abakozi bo mu rugo barakize. Ukarya amandazi y'ibihumbi 5 ku kwezi. Ngwiki? Ugeze ku munsi waburya ngahe? Amandazi y'ibihumbi 5 yamara. Ku kwezi? Nangahe? Ngaho ugabanya iminsi 30. 50 divisé par 30. Nangahe? Ku munsi ukanywa amazi ya robine. Mwe mushaka kunywa ibyayi. Ubwo buzima ukabamo kujya uzashaka umugore. None na wa mugore nawe mu rugo. Wese ashatse umugore ubamo kurimo gushuka abantu. Iki? Washatse umugore wo mu rugo buzima. Uyu muntu wanjye ukora iki? Ariko nawe nabuzwe nakora kuri radio. Yego ndabizi. So umuntu wase. Ready. Ibigambo n'ibiganiro. Ubwo se ibiganiro nabyo bajya kubyiga. Kubifura biriga. Ayo mahirwe se yo kujya kuri radio n'ubwo ndashaka kukubaza hari ibigambo byinshi ndigiye kubaza ikiganiro kiraryoshye. N'ubupfura nabwo burigwa. Buravukana ntureba se. Kandi ukabukomeza ugakora ubupfura ukabuhembera. None kujya kuri radio se ni buri wese utamahirwe yo kujyayo. Buri wese kubera iki wagiye ugasaba kubera ko ufite uwo munwa wawe uzi kuganira uzi ibiganiro. Ubuse abanyamakuru bose barize. Ibyo usabye bose se barabiguha. Si demande d'emploi se. None. Niba warize primaire ni urandika ati bwana chef ndashaka akazi. Nzi kuvuga amakuru. Nzi ikiganiro kinyiki. Ndahimba ikiganiro cyerekanye ikiniki. Content. Hasiga ukagenda ukayiganira abantu bakashima. Hanyuma ugahemba. Muzajya gushaka umugore ni ibiye muzajya mwicara Imana baremana urunwa mu mupfa n'urunwa rwanyu. Imana ikuremana amatwi azibe. Imana ikuremana amaso yo kureba amaso ntabone. Imana ikuremana amaboko ntukore. Imana ikuremana amaguru ntugende. Ibyo ngibyo ndakubwiye ntabwo bigirwa ku ishuri. Ikintu nzi kigwa umuntu bakabimwigisha. Ni umwana w'uruhinja ujya guhaguruka. Simama dede. Dede akagwa. Dede akagwa. Ibyo birigishwa. Ariko no gucuruza amandazi kuryo washuka umuntu ngo umuntu ucuruza amandazi atashaka umugore. None amutungisha iki? Ni bangaye uzi? Abo bose bacuruza amandazi ntago bazi. Buse haje atakuriye. Hacuruza amandazi n'imigati. Yezu ko numva uri mu nshinga wo gushishikariza abantu gushaka umugore. Yii no kugira ngo bana amaboko mu mifuka bakore cyane urubyiruko. Umugore tumukora se? Ko bazi ko batajya kwiga kunkura umugizi. N'urubyiruko mbwira ntago mbwira n'undi wese ushaka kuba azi ko bimugonga. Ni muvana amaboko mu mifuka mwihangira imirimo mukore. None se wowe uzirirwa wipfumbase ngutegereje ko umugore azaza gufata ngo ndongora. Nangwa shaka. Nibyo ngiye shishikariza abantu. Ngo guteka amandazi birigwa. Ubyiga iki warebye n'amaso ukabikora. Ubu ngubu ngewe. Ntawangije. Wowe bwa mbere winjira mu rwenya gutwara igare wabonye nta muntu wabigishije. Gutwara imodoka ntawe mwibagije. Nararebye n'amaso Imana yandemanye. Nta muntu utazi igare byagare. Imana yandemanye amaso ndareba ukuntu uri kubikora nanjye ndabikora. Niko bimeze. Abantu bigana bari kubonebwa. Bigana ibintu byiza bareka ibintu. Abantu bigana ubona ashaka kwigana umunyarwenya ka umunyarwenya. Cyane. Woza mu rwenya wiganye nde? Ababyeyi barasetsaga cyane. Bakiriho. Batureze neza twicaga mu rugo dufite umutuzo bakadusetsa tugaseka natwe tukabivanaho iki ubumenyi. Tukavuga ati natwe twerere tugomba gukora iki. Genda gusetsa komedi abyo bita mu gifaransa komedi
ukabamo umukomediyani mwiza mu cyongereza ukazaba umuntu ushobora gusesa si njye nyine ni umuryango wose hafi urumva naho ibindi byo kuvuga ngo giye kwiga ku ishuri ibintu byose ntabwo ari ku ishuri byigwa guhinga n'isuka ntabwo byigwa uravuka ukabona mama wawe ahinga ukabona nyogosenge arahinga ukabona umuryango wose uringa ukabona abaturanyi barahinga nawe ugafata isuka ugahinga ukavana amaboko mu mifuka kugira ngo uzashobore kubaho ibintu bikera ugashyira ku isoko none kubicuruza nabyo uzajya kubyigara ibyo wejeje nejeje ibishyimbo uzajya kubyiga ubucuruzi niba bwiga bajya kwiga ubucuruzi ariko gucuruza biravukana utazi kubarasa ibijumba byanjye byaba ari 5 nzi ko bigurwa amafaranga 500 niyo ukambwira ko bidashobora kwicuruza nk'uko uriya wize ashobora kwicuruza ni ibintu urebesha amaso ukabanza ukabyumva ukabishyira mu bwonko bwawe ukavuga uti ibi bintu nanjye nabikora kuki se genze umuntu watwaraga indege ataranize indege reka mukubwire umugore warakozana urwenya mu bintu umugore umugabo we yarafite indege aravuga ati nanjye ngomba kukureba ukuntu atwara indege yabyigiye he bya bindi bavuga ngo bize technology ngo bize physique ngo kugira ngo utware indege ugomba kwiga ama degré ugomba kwiga espace urumva se geometrie en espace we nta na geometrie yize ariko yatwaraga petit porteur yayivanaga hehe hariya kuri Goma kajyana Beni ndamuzi atarabyize yari umugore wa Prigogine abo nawe ibintu byawe ko kenshi uri umunyarwenya aricyo ngubwiye ntago bishoboka kugira ngo ubutwara ingorofani ntashobora kwisunika kubera iki nabyo birigwa se umugore wawe ni umunyarwenya ubu ngubu umugore wanjye se n'uwo mu muryango wanjye ariko wowe kujya tabikugiye se ngo nabajya dusetsa nawe arasetsa wabana naruse nabasetsa nawe ntusetse nawe nuko wamugani nyine ariko se ngombwira no ko takwiganye se unamenya kuko amenye nanyigana azabibona nawe n'urw'abagabo ntabwo uzi ko gushishura babihanira ibyo nyiri bya YouTube oya n'umuzima musanzwe gushishura wese ngushishura ngushaka ukiri umuneke ariko bagushishura ibintu ubonye niba ubonye umuntu aririmba nawe ririmba kanyo wambwiye Imana yaguhaye ijwi kugira ngo uririmbe ngaho ririmba twumve hebe umugi guhebe base ndi hene nawe moka areka ja nimbwa ne butari bwa ndi hene reka ngwire gahoje gutirimbira kugira ngo umuntu avuge ngo umuntu yarembe ngo umugisha burya uravukanwa umugisha burya uravukanwa umugisha burya uragenda oya uraboroga we naguririmba ibyo ni ukuboroga yawe ririmba twumve twiretse ibyo ngibyo nabyo kuko umugisha burya uravukanwa ni ukuvuga ngo umugisha nawe bajya kwiga ku ishuri yego igihe ucuruza amandazi yawe nabwo ugacuruza imineke ukabona ubonye ejo uguze igare ejo uguze akamodoka Imana yaraguhaye nyine kaguha bwa bwenge bwo kugira ngo uhimbe ibyo abandi bahimbye baracuruza nawe ucuruza uzavuga ngo urajya ku ishuri ryahe uguze igare kwiga no gukora ubusa kwiga si bibi ariko ikintu kimwe vana amaboko mu mufuka n'ubu utaba warize nuvuga ko hari ubundi bushobozi ufite Imana yahaye abantu nawe ushobora kureba ugahimbira aho ngaho utaretse kwiga se narabiretse utabiretse nararangije nyine kuki waragiye kwiga kandi uzi ko hari ibintu wakiga nagiye kwiga kugira ngo nongere ubumenyi navukanye umugisha burya uravukanwa no kugira ngo nongere wa mugisha navukanye undi mugisha no ukogo yo mugisha niba uvukanwa wangisha na murindi ushobora kubona umugisha utakoze niba uvukana utaranize none kuki ari kuri kunyomoza kandi ukemera ibyo nkubwiye abantu bareke gukora se abantu bose bagomba kuzagira imigisha nuko baba barize abantu badareka gukora bategereza umugisha nge ndavugira abantu bavukanye imigisha n'abandi bavuga ngo bazabona imigisha ari uko bize ni ukwibeshya umugisha uravukanwa wowe reba ibyo abandi bakora nawe bikore ariko byiza singubwiye gukora ibibi singubwiye ngo kuba umubandi kuba umusambanyi nguriya nyamara nabyo ni ibindi hari umuntu wigana uburaya nawe akabindaya nyine ko wibonye wenda abo bana bari akabyigana nabi wigana ingendo y'undi ukatagataga gutya wigana ingendo y'undi ukagenda mambata ingendo y'undi iravuna nyine none rero ngo kana karize nanjye ngiye kwiga ntago biri bugende nyagaye ne watubwiye ko atashatse umugore undi utarashaka ninde kurambiye hari undi nawe ushaka ni benshi babiri ni benshi cyane babiri hari ikindi kigorogoro nacyo kidashaka ahubwo bavuze ko ari ikiremba biriya ni ibiki kabishwe nawe nangwa nawe yabonye iyo pankarite yo kuba ikiremba yabonye iyo diplome y'uburembe ni ntuza
ndamwibagiye n'akagabo kagufi kagufi ndakibagiwe nakariyize ariko nubwo kuba iki kiganiro cyacu karimenye kuko aramenya umubiri we amenye n'uwo bavuga ari uwa kabiri si wose ahubwo urashaka uwa gatatu banza ari umugore utarashatse nawe ntabwo yashatse umugore utarashatse ntabwo yashatse nawe ni nk'abo abagabo nibo bavuga gusa ngo barashaka ega n'umugore nawe arashaka oya tuvuga abagabo neka da Mukarushanga afite kuko igihe uhuye n'umugore uramubaza Mukarushanga afite umugabo yarabyaye yose yabyaye ku giti nyina wa Mbogo afite umugabo yarabyaye ese muracyakundana gukundana niki mwakundana gasa toka satani kwa jina la Yesu cyenda satani wambaye uruhu rubi toka urumva se icyo ngubwiye icyo abo bose babyaye satani ni nyina wa Mbogo ni wowe none so urambwira ibiki urambwira amagambo mabi urashaka kunsenya simazi ubona kuri telefone muhamagaye yaza tugakora akazi nk'aka ngaka twakwigana ryari tupange ryari ejo nubishaka uzambwire muhamagare okay sawa n'ubushatse namuvugisha muvugisha urabishaka nta kibazo kabisa wewe wanangombe show yanyu reka muvugishe ejo duce dukora ubu ufite amafaranga ntabwo akorera gusa yariza rega nubwo ngo yitwa ngo ni nyina wa Mbogo ikibazo ko mafite umukire mu bikurikirana neza cyane ayo macenga yanyu ntabwo nyina wa Mbogo yayemera rega si bitanu reka mwibukane ndamuguha Kanyo twari tukiganira ubona bari impamvu urubyiruko rudashaka cyangwa abagore badashaka nyina wa Mbogo afite umugabo yabyaye se yabyaye ku giti oya kujyana ko ufite umugabo yatandukanye oya igihe yabyaye buriya aba yabaye umugore afite umugabo sha ndamubuze ari nimero zukigira ndamushaka ari nimero za madamu kigira mbonye ni nyina wa Pampe nyina wa Pampe umuvuga ibintu bipfuye wa wundi nguwo ariko ntabwo bipfuye niba bipfuye azabihambe azabishyingure ariko uko bimeze kose umugore tugwe gutashaka ninde se umugore nawe baramubaza se warashatse ati sinari nashaka yego nawe agomba gushaka uwo ni uwese bamwe mu bagore mu bakobwa bamwe nzi bari aho ngaho gusa bamwe barize abandi bize ukamwe se warashatse akadurata amashuri nawe amashuri kuyarata ni byiza ariko ratana ubumenyi kavukire karemano apana kuba kugwiza umurongo wujura amashuri gusa nabumenye ntabwo ngenda ata amashuri ariko narize ngewe nagize imana data anjyana ku ishuri ugarukira narangiye 6 senior 6 alva ko sawa cyane sawa gena nta mpamvu kandi ni yakira ntabwo ari ya none yari mwiye mujya kwiga babapfunyikiye amacapati n'amandazi n'ibyayi n'amaterimusi twebwe twize Kanyo ibintu wakoze kuko wabyiganye ku bantu tigeze ubyiga kwiga no kwigana ariko ibintu wiganya ahandi utagiye mu ishuri ngo wige urareba nka komedi ni kavukire ni karemano ni ababyeyi bawe bikuraho urumva se kuba narize nabwo ni akarusho ariko wajya kureba umuntu kugira ngo abe umufilmeka agende yige gukina filime abandi byarabananiye turatangira nitwe twatangiye mu Rwanda ngira ngo urabizi birangiye ibyo bintu ni akarusho kuko niganye abandi bahehe narebaga filime buri gihe ndi umwana ndavuga natwe mu Rwanda turabikora kandi birashoboka ariko mu mwatanyanye abagihari ni bande barahari ni benshi ari wowe ari Nzovu ari Nyagahene barahari basamusure ndavuga bari muri game abatubona bagikora bari active bari ibiganiro hari na comedy bamwe muri comedy ntago mbabona ariko bashobora kuba bakina amafilme ahandi Nzovu barahari Nzovu nagakina filme yari amakaniye ni ukwera ko atafite isoko oya nta umuhamaga nta umukeneye kandi agiye kujya muri zacu ubumenyi biratandukanye agiye kujya muri zacu gukina na bansabi nababamenya n'ibyakubwiye nge simbizi nge nakinnye muri zacu kabiri barakwirukana nawe wabonye nta musaruro nta wanyirukana Kanyombya babonye nta musaruro mbwira uwanyirukanye kudacikinayo yitwa nde kutagikina nari umukozi wa Mumusi donc turapata nyine impamvu no gutaro abandi babamenya ko ari abasozi bahora abakozi bahora na bansabi wowe impamvu ari umunsi no gutaro ukenewe iriya ni groupe ni troupe yego bariya bari organize hari yego twebwe rero impamvu muri abanyabiraka nuko niba kwa kundi uvuga uti ndashaka kugira ngo baze bandwanire ukazana babarebere muri Kongo ni bande ngo bazi kurwana ariko barasinzwe bo ntabwo ari nkanjye babita nibagashaka buhake niba ntabwo bese
abacancuro abacanshuro uvuze sura twumve abacancuro abacanshuro nuvuga ko ngewe nikiri inshuro niba ushaka kugira ngo ngufashe then ukaba ushaka kugira ngo ibintu byawe bizabe byiza ngendazi iwawe ngaca inshuro ukampemba ngenda tusebeje nzovu ngo yabuze abo mamagara kandi nzovu yarambwiye ko niba nawe yarabuze ajya ku inshuro ntabwo yabuze ahubwo yarabyanze ariko wamujyanye kumuburanira yarabyanze mujyana byanga se afite certificate yabyo nangwa natwe woze certification ay nzovu yarambwiye ngo ngewe sinajya kwirirwa kuri seti wari mu 10 mu gihe nkora ibiganiro 5 nkakorera 250 ku munsi urwo ni urubanza rwe bivuze ko abantu batamuhamagaye ubwo yarabangiye se bamusangaye kwandese akora ibikize nuvuga ngo kugeza ubu ngubu muri kiganiro nuko bazi ko ndi kuganira really ibintu birereye biri mukuri niba we agana ikiganiro atazi no kwicira amayira uvuga ko ntawe umukeneye donc nkanye ndi kuvuga ngo unkeneye ntuzavuga uti ndashaka ko Imana icira inzira ndavuga niba unkeneye kugira ngo nze muri movie yawe wiyandikiye ukama ikintu bita igitabo ntaza nkagisoma uvuga ko nzaguca amafaranga ahasigaye ukinire mu bumenyi bwanjye bavuga ko bamwe mu bakinnyi ba kera mwagiyemo batwa n'ibintu byitwa urwagwa mukagenda muva muri sinema noneho ikintu ngiye kubwira mfite iwanjye mfite urugo mfite abana mfite umugore uramutse wanyoye urwagwa nuko ntashobora kuvuga ngo ndashyiraho imbwa iry'umuntu uhumura inyama nangwa ibindi niba unuka urwagwa ukazi iwanjye ntabwo ushobora kwinjira muri sale iwanjye reka oya no kuguma hanze we kandi nawe urunywa ndashaka ntabwo nk'urwagwa n'urwabanza ndakarugaruza ndiko sinshobora kunywa mitsingi zagiye nubwo naziretse banza uvuze sinzi ibyo banywa niba banywa ikigage niba banywa ibiki sinamenye ibyo banywa bikabaturubura rero simbizi ariko nzi ko umuntu umwe ari umuntu umwe unywa utuyoga duciriritse twamagana utwo tuntu tuwanye utwo tuwanye uratuzi nge sinshobora kumenya tunuru ntabwo nshobora kumenya kandi ubinywa ntabwo nshobora nyoye tunuri nabanywa amabyi amabyi ngira ngo yakunda kanyo nyoye tunuri akunda amabyi nyoye tunuri nabanywa umunuko mubi cyane ukunda amabyi no kugira ngo ababinywa rero babireke zira sinagwa ari inzoga none se ubona iki cyagiye gituma bamwe mu bakinnyi mwazanye batagikora ubushobozi nta bushobozi afite ariko njye mfite ubushobozi nawe nta filime ugaragaramo ubu tuvugana uyu munsi wa none nayo ubwo za TV uravuga bya kera ibyo wanyuzemo rimwe bya kera ejo bundi wanyuzemo rimwe hashize ukwezi nose ukwezi ni guke mu mezi yashize ukwezi ni guke se wowe wakiniye filime ntabwo wakiniye filime rero reka tube dukora tubanze dushyire ubwenge kuki usupinga nzovu tubanza gukora ikintu cya concentration kuki upinga nzovu se ndamupize kubera ko avuga ngo yanze ibyazi yanze ibyo atazi bamushyose ishaje y'ibintu atazi nimujyanye kugira ngo ajye kwiga alphabet ntabwo ayizi ntabwo kandi yarize nzovu avuga igifaransa ntacyo avuga kivugira hehe cyo mu nkono se cy'umuziko nacyo ko gikomeye cyo muziko n'icyo mu nkono icyo kiganiro twakoze igihe bakubwiye ngo na nourriture doit être préparée bavuze n'ibyo usiga wishongora usiga wihenura cya kiganiro twakoze harimo bwa Kiramani uvuga ukuntu utabazi ikintu cya mbere abo bwa ntabwo bazi Kiramani nawe uzi no usubemo yambonye he uzamubaze ngo wamubonye yambonye twasangiriye he twicaranye mu bukwe se usibye ko abantu bavuga ngo twahuriye mu bitaro nangwa muri gereza simfungwa sinjya mu bitaro sinigeze kujya mu bitaro kuba ndengeze hano Kiramani ongera mwihakanye ntago muzi uzamubaze mwicaranye he mwasangiriye mwahuriye ibyo bintu rero abahuye baravuga ati tuzabone duhurire hahandi abagabo bavuga ntago mbizi nubwo ntago urahura na Kiramani na rimwe ni ishyari ry'uko atagushyira muri filime ngomeze mvuge nangwa mbwejagure ashyira mu nkande bona ngajima nge sinshobora kujya nta mwanya wawe yaguhamo nyine rakureze ntawo nkeneye akurusha femu nayo nkeneye urashaka kugira ngo ugendere umuntu ntazi wiyemera nkiyemera umugabo niwe yemera yanze gushyira muri filime yanze ntamuzi ngomba kuba nzi umuntu nawe uri Patrick ndakuzi ngo ikiganiro kubera ko nkuzi nakuzi ngo ikiganiro nkande ndetse ko yajyanyemo Nyagahene uninde yagiye wazi ni Nyamugi wazi nge ntago mpazi simbizi ibyo bintu none urashaka kugira ngo mpamagarwe n'Imana ntabwo yari yamamagara nkanswa abandi bantu igwamaga wakitaba nitaba nde Imana wayitabye se ushobora kugenda ukunda ijuru se kwitaba Imana nta muntu ndakubaza ukunda ijuru yego ugende mu gitondo oya kwitaba Imana ni ibintu byiza wibiguherekeza wibiguherekeza aho gutinya gupfa uretse mbandi nitabaza ari babarozi bamamagaye
niko utinya gupfa kanyo banza ni Nyinambogo. Nyinambogo Halo. ngo pirate guhamagare Reka mbere secretary uze kunyumvira hanyuma witabe. Reka mbere secretary ube witabe. wowe ufite secretary Yewe ni secretary. ukora iki so ufite umunyamabanga Umunyamabanga nuze kugira umunyamabanga ni ibintu by'ibitangaza. ufite amabanga se Amabanga. Ninagira amabanga. Nse tunyamabanga na nyina wambogo iki kintu nza naho nigi. Ibintu cy'ikiganiro cya Nyinambogo umushyize imbere nk'ikirenge cyakomeretse what is the problem? Gayo Ugomba kubifite ikibazo. Kiramani yagerageje gufasha bamwe mu bakinyi bakira harimo na Mukarujanga ndifashije ntabwo ngeneye umuntu ufasha. Ntabwo ngeneye umuntu ufasha. Amfasha iki? Nta gituro nikoreye, nta muzigo nikoreye. Agufasha kugaruka kuri fame. Fame iki? Kuri platform. Wanjyanyemo se ninde wakubwiye ko yankuyemo? Ndo kujyanyemo. Akaba yarankuyemo. None undi akaba ashaka gukora recuperation ngo ashyire muri free. Anshyira he? Nta kintu Kiramani yagufasha. Oya ntabwo nyeneye ubufasha. Urifashisha. Pe n'ubwenge ndabufite. Bivuze ko Kanyombya ntabwo yemera. No kwandika ndandika, ndasubiramwo, ndandika. Ntanga amafaranga ashora, nkazana abakinyi bagakina, nkazana abantu nkabakoresha ikiganiro, cameraman ko nta kamera afite nkamwishyura, akagenda akankora editing, yamara ko editing akazana nka uploadinga, hasigaye iki cyo kucyufashaho ni igiki. Ubwenge ntazi n'ubuhe. Aguhe film ukina zigeze. Nayo nkeneye. Zikurikirwa cyane. Nayo nkeneye. Niba afite amafaranga ndamwemereye. Uzagenda umubwire simuzi. Ntabwo uzi Kiramani? Aknesi niba utamuzi nanjye akubwira. Ariko gutsimbaraye kuri uwo muntu. Niba utamuzi tumunamusimbuki tugakomeza kuvuga ku muntu utazi. Wagira ngo ni nko kuvuga ngo twagiye. Ariko ntabwo uzi Kagame. Nzi ko ari president. Ndamubona. Kiramani tumwere niba utamuzi. None wowe urabwira ngo Kiramani wademene ngo Kiramani. Muhuye n'icyo wamubwira? Duhuye nde? Inde. Akanyasigaye. Inde mbwira wona nahura nawe. Kiramani. Simuzi nahura n'umuyaga n'umunazi. Kereka niba afite telefone akafite telefone zanjye akamamagara ati okay ariko urambwira ngo mbuhuye niho kumbwira ngo uhuye n'umuyaga uyu muyaga sinzi karita ari umuyaga ubi nkuye n'umuntu niba nzi akafite nimero zanjye zampamagara icyo azabashaka azakimbwira niwe ugukeneye wowe ntabwo mukeneye umukenera kubera iki wakenera kurya ibiryo utari bubone okay apo arakurenze naho wamukura n'impamvu andenze kundenga aravuze ngo wakenera kurya ibiryo utari bubone uvuga byo kurenga andenze iki andenze he aravuze ngo wakenera kurya ibiryo utari bubone niba kurenga arenze umuryango wa birakureba wowe urashaka kwishyira hasi cyane ngewe undenze nini undenze ni umuntu dukorana akaba twarakoranye akandenga akaba yarabaye umukire for example nangwa se akandenga agakena arakurenze yarakena ibyo ngiye nabyo ni ibindi bintu yararenzwe ariyangiriza bamwe urabazi yararenzwe ariyangiriza nkande nk'abanyagani barenzwe bariyangiriza ufite ubwenge aho kujya gukoresha ukajya ubuyoga bwa magana 50 no je ne peux pas wanyoye inzagwa kubwiye ko umuntu n'urwagwa iwanjye n'ukurwagwa nagwagerewe wanyoye imitsingi na imbwa iramutangira none nakungwa jibi kunanire se kariya kantu kica abantu ubwo shaka wiki nko muri yitwa ngo ari ubu wageze kumbwira izina ariko risa n'izindi yandi mazina ngo yitwa muri ture hari akayuki ari mu kubita umwice izo nzoga niba uzinywa rero urazizi ni ukuvuga ngo hari kayuki niba uzinywa wowe urazizi ahubwo urazizi nuko wawishisha noneho hari andi mazina bambwiye ngo ni kayuki urabivuze ngo muri ture ngo urabizi wikijisha uzinywa se wowe ngo ninde undungurutse ninde undebye ngo ninde turara turyamanye ibyo bintu by'ubwenge ntabwo nabinywa nyagaye ni so mugira iyihe nama nta nama sinamubyaye ngo namugira inama nyimugira reka maze nigira inama niyuzura hari azane munoshere ntabwo ushobora kugira umuntu inama ntabwo wamubyaye wabutse ku muntu ngenda kugira inama nanjye ngomba kugira inama yakuzura ntabwo n'umuntu udukurikira nagira abana banjye n'umuntu udukurikira nta nama wamugira udukurikiye mugira inama udukurikiye ndabyumva yego ariko se umuntu utagukurikiye twamugiriye inama udukurikiye inama namugira ni ugukomeza ni ugukora subscribe agakora link ntabwo mubona abantu bose mwakinaga muri sinema nta nama wabagira inama namugira kora subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ikintu yacu kora share kora link numara kora link ukore comment uvuge ati ibi bintu nkuko bivuga niba niyemera ubwiyemezi bwanjye uvuge ati ni negative nangwa ni positive ibyo ndakwemera ariko kugira inama ndakugira inama yo kurya iyo inama nako umuntu yakwiteza imbere
niko wari wabona abantu baza mu rugo iwawe ukababwira murarya burya buri gisambo saba ibiryo babiguye saba akazi utanga ibiryo tugeze ko basaba saba akazi inama ngiyo saba akazi bakaguhe saba ibiryo babiguhe saba ikintu saba ibyo usaba mu byuzi ntuzasaba ibintu utazi kuko uzateka imitwe uzabeshya abantu ukanyura abakinnyi mwakiranye inama wabagira baje gukina bavuye he bakugiye inama yo kugaruka inama yabazanye bazongeye bayikontakte iyongere ibazane ni ukuvuga ngo niba waratakaye igarure niba waratakaye ukabuza impamvu yagutakaje gerageza wikosore naho kuvuga ngo ndabagira inama ntagiye bamwe mu bajene bagezweho wemera ni bande bakina filime benshi basebu ndabemera sebu se wa kera se wanyu ndavuga uwo mutazanye sebu ntabwo sebu dukenanye ejo bundi sebu mwarazanye se Kaganda dukinanye ejo bundi muzacu oya kera se nimwakiranye urangisha impaka ziki urangisha impaka tuma nshyakurakara kera se nimwakiranye bamenye twaratangiranye reka mbakubwire ko nta cyuzi nawe uri zero mu mutwe nta kintu ndakubwiye ngo bamenya mwaratangiranye twaratangiranye nawe yaje nyuma adusanga yego ubwo se mwatanye kandi yaraje nyuma kumva wowe uba wasinze wowe kuza nyuma uvuga ngo yatangiye muri period ubwo se mwaratangiranye abantu wavutse none wavutse bose ni bamwe oya ntabwo ari bamwe ni bamwe yavutse none undi avuka ejo ugiye gupfa upfuye itariki bashyira ku musaraba siyo wa gatatu ntahuriye na ba bandi n'uwa mbere n'uwa kabiri yaba ari uwa gatatu uwa kane nawe ntahuriye se Kaganda mwarakinanye twakinanye mu zacu TV ejo bundi turongera dusubiramo nibwo duhuye kera se ntabwo mwahuye ahubwo yavugaga mwarabonanaga mwarakinanaga ntabwo twakinanye yakiniye mu yindi filime yatari ya yindi uzi yitwa Haranira Kubaho ntabwo yakinye jya umenya kuba ariko wakinananye na umenya ko umunyamakuru uzajya ubaza ibintu uhagazeho ntabwo wakinananye na Wambogo simbizi azi byose ntabyubuze none urambwira ngo bakinanye na Wambogo ntarakora yakiranye iyo filime nk'ufamige ko bakinanye barakinanye ahubwo cyagiye icyo gihe rero njye ntabwo nari ndimo wari utaraza nzahe njyahe muyihe yande yatangiye ryari yatangiye ryari iyihe yande gute byagenze byanyuze mu zenzira ngo waje ryari waje nyuma yande kandi bamwe ngo wajyana isahani muri toilette nkujyanamo umunwa nawe ujyana ururimi nabikubwira ujyana ururimi cyane cyane kujyana amenyo useka gutyo ni bibi nta muntu usekera muri toilette ndakurahiye umuntu bakamubaza ngo ko usojyana mu telefone Patrick ujyanye wa mwuka wose bien consommé kujyana y'umunwa ndakubwiye ngo ugiye muri toilette ugasekeranya nangwa umuntu indiscipline umuntu ufite discipline ntabwo yemerewe guhamagara umuntu wagiye muri toilette Patrick ntabwo gira usohoke okay uzi witabire hanze ariko ndani oya ni bibi cyane biranabujije guhamagara umuntu ugiye muri toilette ari uhamagara you are mad you are foolish ari witabye nta muntu waguhamagara muri toilette nisakaje mu mutwe nta muntu waguhamagara muri toilette ashaka wiki watinzemo kereka niba ashaka kuzana agasahani ashaka ngo umuzimanire akaba azi ibyo ngiye gukora okay akavuga wowe uzi ko ngiye gukora igikorwa cyanjye yego kibi kandi kitari cyiza ni kibisi none wowe uraje nk'ufite besoin izo besoin zawe rero zo guhamagara hajya bamukoresha ubwiherero mu mwaka wa watinzemo inde uwo muntu uje muri toilette kereka nawe niba ashaka kujyamo nategeze ndangize ibyanjye nawaze cyangwa za nangwa ashaka handi nangwa azana agasahani muzimanire okay turacyakomeza irihe banga se kugira ngo uyu munsi none ukomeze uba ugaragara muri social media ufite discipline uri umusirimu ugisa neza ucyambara agapantaro gateye ipasi ndibona kabona reka ibanga nta faranga wamaye yo gutera ipasi ibyo byose ndetse ipasi so ufite umugore sibyo akora barantera afite umuntu w'umutekinisiye uzi gutera ipasi ndamuha amafaranga kanerera amafaranga yakora uteresha mu rugo kiti nibyo myenda atari yawe ndawayi dry cleaner ntabwo wizi ntacyo ngereza dry cleaner ntabwo wizi ndayiza aho bafura imyenda ntabwo imyenda yawe ntabwo uyifurisha urayifurira erega uri umusonga nta mugore ugira okay turacyavuga tutangiye gusimbuka tuvuga iby'abagore nawe nta mugore ugira turakuzi ariko nanze kugushyira hanze Bibiliya iravuga ngo gushaka ni byiza Bibiliya yahese kandi haje Bibiliya none se uzanye Bibiliya nivuga dictionnaire uzanye ibitabo dictionnaire sivugamo gushaka none bivuga he se marié Bibiliya yo niyo nkurikiza nanjye nkurikiza dictionnaire gushaka ni byiza
Udashaka bikaba byiza reka kurushaho. mbivuge mu gifaransa Eh. se marier donc c'est bon se marier c'est bon Eh? komeza Udashaka ni byiza. uravuga bibiliya nanjye Kudashaka bikaba byiza kurushaho. Aho kirakamye. ne pas se marier est plus beau que ne jamais se marier. Bikaba byiza kurushaho. Ni ukuvuga ngo rero wabonye babandi b'ibiremba uri ikiremba mu biremba kuko shaka umugore kuko uracyari urubyiruko ariko aba bana Gushaka ni byiza, gushaka ni babitege byiza ngo muzajya mushaka ari uko mugize imyaka 40. Wowe washatse ufite ingahe? 20 ni Ni ibiri. Washatse ukiri muto ushobora kuba warakunda gusambana cyane. none se gushaka niko gusambana ahubwo washatse abagize neza abanyuze mu nzira nziza. Wakoze ubukwe kandi. None se kuki ufokasinga ko umuntu ushatse afite imyaka 22 abagiye gusambana? Ubuzima buba bwanze ujya mu umusore w'imyaka 22 warezwe neza akiga akarangiza amashuri ye nuvuga ko yemerewe gushaka umugeni igihe icyo ari cyo cyose. Umwana w'imyaka 15 muri icyo gihe usibye ko babibujije ubu bikaba byemezwa ko umwana w'imyaka 18 amaze gufata irangamuntu yemerewe gushakwa. Ubu ni ukuvuga ngo abantu bari mu rujijo kubera ko ubu tugeze mu gihe cyo kuvuga ati mubyara abo mushoboye kurera kubera ko nushaka gukurikira umwana w'imyaka 15 biriya no kumwangiriza ubuzima. 15 ubwo no kwangiriza umwana ubuzima. Ubwo se nawe ufite imyaka mike nta kazi ugira ukaba utangiye kubyara abana uzaba utabahote utabishe abantu udashoboye kurera. Nari mfite ubushobozi bwo kurera icyo gihe nakoraga mu igaraje Sedek Motor Trading. Navuye mu ishuri ako kanya mpita njya gushaka amashuri y'umwuga nkora mekanike sanga ntabwo bishobotse nta musaruro urimo. None nkora iki? Nkora peinture icyo bita debosselage ndabikora kandi ukora amafaranga atunze urugo. Umva nawe atunze urugo uzi ibido y'amamesa yaguraga ngahe? Ibido y'amamesa none 20 litres y'amamesa. Ukunda amamesa? Oya icyo gihe rero umugore yagiye gucuruza amamesa acuruza amamesa 20 litres tuza kugera kuri 40 litres nabona amafaranga nkabika muri banki. Apana banki nk'izi zanyu uvuga ngo muri banki muri Benin nangwa handi nagiye kubitsa muri banki imeze nka caisse sociale. Reka kwa rokazera urumva igihe rero mutangiye kwizigamira uvuga ko ufite ubushobozi bwo gutunga umugore no kurera wa mwana uvutse. Urubyiruko narizigamiye urubyiruko ndi kurwigisha kugira ngo niba batangiye akazi yararangije amashuri rimwe ubwo wacyatubwire ibanga wakoresheje uyu munsi. Niyo mabanga nakoresheje. Yego kwizigamira hakiri kare bakizigamira utarahaga uhaga inzoga se waga iki kwizigamira ko yakemuye ikibazo. None uzagenda wasamye uri kurya ibiryo byinshi no kunywa amayoga ngo urazigama mu nda ibyo ntabwo birimo. Zigama ahakwiriye gutanga ibyo kuzigama muri banki. Nyine ndavuga wazigama ushonje nose wajya gusenga ushonje. Yego wajyayo kugira ngo ubone urye wajya gukina umupira ushonje cyane. Ibyo ntabwo bibaho. Wajyayo arerere wituye hasi ukavunika ugapfa. ndetse kujya gusenga ntabwo uzi ko abenshi bajya gusenga baba hari ibintu byinshi rero ushaka kugira ngo ugezeho. Ntawe usenga ashonje. Icyo ni icya mbere. Ntawe useka ashonje. Cya gatatu ahubwo umuntu arira ashonje. Urira ushonje urasonza ukarira nk'umwana ashobora kurira kuko ashonje. N'umuntu mukuru ashobora kurira arira kanaka ko ashonje. Nubwo ariko ikindi ngiye kubwira nta muntu uririmba ashonje. Ibyo byose ndabikuvanaho. Ntawe uhumeka ashonje. Guhumeka ntabwo bijyana n'ibyo ngibyo. Umwuka uhumeka umwuka ugiye ugomba kuvamo. Hari uwiruka ashonje. Oya wanapfa. Ibyo bintu rero nkubwiye nibyo nirwo rugero. Ariko gusenga ushonje wasenga arabana nzi basenga bajya gusenga kandi bashonje. Reka nkubwire wihinnye mu buriri ufasha amavi ngo ugiye gusenga ngo ugiye kujya ariya ngo ni ukubaduka. Kubaduka nyine ariya ni gute ngo muri nibature ngo agiye muri nibature ushonje. Kwibatura nyine waraye wayura inzara kwishikukiye mu buriri ngo ugiye muri nibature. Nta n'umuntu wakoga amazi akonje ashonje. Baba we reka ubwo se wakoresha akahe kaboko wumva katagenda kadakora. Ntabwo buri gihe ushonje ubuganisha he ku rupfu hari ahandi. Kuja gutinya inzara none gutinya inzara muze
muntu udatinya inzara Eh. kuri iyi channel yacu turi kuvuga niba udatinya inzara kora subscribe ukore share ukore comment niba udatinya inzara hari igihe inzara igeze kurya ukumva ugiye gupfa uzashaka uburyo washaka agafoto kawe gashyire kuri iyi channel ushyira urutoki hejuru ngo ntabwo ndinya inzara hari igihe inzara igeze kukubita wumva ubuzima Yesu watangiye bya Bibiliya hari bimwe utazi harimo n'ubujiji bumwe na bumwe abantu batazi na Bibiliya batazi n'amateka ya Bibiliya Yesu abantu bamusonzanye byagenze gute usibye n'umwana w'Imana afite ubushobozi yego yatubuye imigati arabahereza kuko bari bafite inzara Bari bafite kuki inzara. bagendanga n'umwana w'Imana bakagira inzara ariko baje kubona ko imbaraga z'Imana zikora atubura imigati akora n'ibindi bararya yego n'ifi yego aratubura ariko rero nkubwire kubera ko bari bafite inzara bagiye kuboroga baboroga imbere ya Yesu bati turakufa turapfe babaye turakufa ati ngo ninde ufite akagata aho ngaho aragatubura nuvuga ngo ntabwo ushobora gusenga ufite inzara nabo nizo ntumwa nize nabo bantu bari inyuma yarabatuburiye kugira ngo inzara ishire bashobore gukomeza urugendo rw'inzira y'Imana kandi bavuga ngo iyo ushaka kugira icyo ugeraho uribabaza wikubita zingahe cyane uribabaza wibabariza he reba ngo ubire ahantu ushobora kwibabariza yego hariya hirya hari n'ahantu bafungira abantu nushaka kwibabaza muri gereza aho ashaka kugira ngo ariko ushaka kwibabaza ninde wibabaje yes yigeze yikubita imihini nangwa nimwe mwamubabaje mushaka kumusaba mumutera amacumu mu mwambika iyo abishaka yari kureka ko dukiza iyo abishaka ntabwo yari kuva ku musaraba yego ntabwo ari kubishaka ntabwo ari yabishaka byari urugendo Imana yashyizeho kugira ngo yerekane ku isi ko ari mwe muzahemukira umwana w'Imana muzahemukira Imana yego muzagira ibifuti niko bimeze naho ubundi kuvuga icyo gihe rero cyangwa kubaho kugira ngo Imana yerekane mu bantu n'imbaraga z'Imana zarabonetse kubera ko Yesu yazutse agana mu ijuru sujya usenga rekera aho ngaho nowe murongo wo muri biyo gufasha uzisengere wowe n'abawe nowe murongo wo muri biyo ujye gufasha ngiye kubwira uzigaburire wisengerere n'abawe njye undeke mfite urwo ndiho kubera ko wowe watangiye umpinga uvuga uti ngo urifashije ndifashe nyine njye ndakenera ntabwo ukeneye ubufasha uwo muntu nkenera ninde ndakenera umuntu w'umuyaga ntazi ariko nshatse ubufasha nasaba Imana nabwira Imana kuko niyo nyembaraga no kubwira umwana w'umuntu akumvira ubusa umwana w'umuntu yakumvira ubusa kanyo reka tugare ku musozo wakoze cyane ariko ikintu ngiye kugiraho nawe inama ndagusabye ntuzasege ni inama nkugira basabye ko mbagira inama nagira inama bamwe ababishoboye kubikurikira ariko wowe ikintu ngiye kugiraho inama kurikirana ikintu yawe irumbuke ntuzasege nkuko ngiye ntashobora gusega no kujya baze kubikubwira mukurikire cyane mu musobanurire muri comment gusega icyo ari cyo iki vuga ngo ifi oya ndakubwira ibyo gusega ukazana ibintu by'ibigambo neza gusega no gusabiriza gusaba uwo wimye gusaba uwo wimye yambwa no ngo iri mu zasabye iyo yimye imbwa ninde ntabwo uzi ko bavuga ngo imbwa oya kamaze ngo ikiganiro cy'imbwa kije gite imbwa ni wowe nangwa ni hari umuntu urimo wamuhaye uwo muntu wari akaba abaye imbwa hari n'umuntu ubwo ni ukuba kuri mu rugero ngubwe ngo ntuzasege ubaye imbwa se oya ahantu bihuriye kuko imbwa umuntu ndavuga gusega no gusaba uwo wimye gusabiriza none nawe urazatanga urugero rw'imbwa niba rero uzi iby'imbwa ukomezanye urugendo njye ntabwo mari wowe niba uzi inzira z'imbwa komeza urugendo mukomezanye ntabwo mari Kanyombyino urimo uratambutsa na filime ndetse n'ibiganiro kuri YouTube yawe yibwira abantu twisoreze uko biri kose ndabasaba kugira ngo bakurikire channel iriho iragenda itrendinga buhoro buhoro kubera akazi abantu bamwe na bamwe dukorana batazi gukora burya niba ushaka gukoresha filime nangwa channel yawe neza kora buri munsi YouTube irakubwira ati sava Instagram nuko nguko nayo TikTok nuko mu Rwanda badahembera TikTok ariko muri Amerika ugomba gukora uhozaho nkababwira rero ni mushobore mukore naho ubundi nugenda buhoro biguru ntege ntacyo uzigezaho ntacyo uzageraho cyane kabisa mwakoze cyane kudukurikira Kanyombya yakoze kutuganiriza no kuduha umwanya ubwo tumusigiye task yuko atuzazana hano nyina wa Mbogo siko bimeze thank you nzamuzana ariko ndababwira ndabakunda cyane mukomeze ikeno mwiteze imbere nkuko muteze ndi maceno imbere ndabwira ko mfite channel Kanyombya Empire na Instagram Kanyombya Live bye bye I love you